neza, nitwa Vincent. Umunyarwanda yararebye aravuga ati icyo uzaba cyo muragendana. Undi aravuga ati icyo uzaba cyo biterwa n'icyo ukora. Ngiyi ndirimbo rero yaje kumenyekana ku mbuga nkoranyambaga, igakundwa n'abantu benshi ndetse n'abanyamahanga bakaba bayikunze. Yitwa Gogo Gloriose. Uyu ni umwe wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga haba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Gogo Gloriose aririmbye indirimbo ivuga iti I need blood of Jesus. None indirimbo aragiye irahitinga ku mbuga nkoranyambaga. Mu mahanga barayikunze cyane, bamwe batangiye no kuyisubiramo. Nyagasani, nta Imana itakura umuntu kandi nta naho itageza umuntu. Wowe ibyawe bikore, ahasigaye ubiharire Imana, upfa kuba wakoze gusa. Gogo Gloriose nawe rero ntabwo yarazi ko uyu Munyafurika y'Epfo yabasha gusubiramo indirimbo ye akayishyira ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Munyafurika y'Epfo rero wasubiyemo indirimbo ya Gogo yitwa Davis Scott, wamenyekanye mu muziki muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo, yitwa Ken Finis. Uyu niwe Munyafurika y'Epfo wasubiyemo indirimbo akabishyira ku mbuga nkoranyambaga ari gucuranga gitari, ari kuvuza n'umwirongi. Abakanu bakaba babikunze cyane, challenge zikaba zabaye challenge ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gogo rero ni Umunyarwandakazi ukunzwe gucuranga indirimbo anaziririmba ziramya no guhimbaza Imana. Indirimbo rero ya Gogo yaje gusubirwamo n'uyu Munyafurika y'Epfo. Mu mashusho yayo yumvikanamo amagambo agira ati Every day I need blood of Jesus. Mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Uyu muririmbyi wo muri Afurika y'Epfo rero yajya gutunganya indirimbo yifashishije ibikoresho by'umuziki birimo trompete n'amapiano. Murabizi yari muri Afurika y'Epfo ibintu by'amapiano birakunzwe cyane. Yarayiryoheje rero indirimbo ndetse ayamamaza ku mbuga nkoranyambaga ze bwite, TikTok ndetse na YouTube. Abantu rero bayicarenjinze cyane, barayikunda cyane, baravuga bati iyi ndirimbo ni sawa. Gogo Gloriose nawe rero ibyishimo bitaha mu mutima we, aravuga ati sinarinzi ko ibi bintu byagera kuri uru rwego, aho amahanga yatangira kuririmba n'indirimbo yanjye. Ati najyaga mbibona muri challenge gusa bayiririmbyemo bagashyira kuri TikTok, ariko uyu we andenzeho gufata piano agacuranga imyironge agashyira ku mbuga nkoranyambaga ze. Ibi ni ibintu byiza cyane kuri njyewe. Imana irankunda, yanyaguriye umuziki iwugeza kure. Kuva kuri uyu wa 12 rero Mutarama 2025, amashusho yakozwe na The Finis amaze kurebwa n'abarenga 70,000 ku rubuga rwe rwa YouTube. Uyu muhanzi w'Umunyafurika y'Epfo ku rubuga rwe rwa YouTube akurikirwa n'abantu barenga 3 miliyoni zose ku mbuga nkoranyambaga ze za YouTube. The Finis asanzwe yifashisha amashusho atandukanye aba yarakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga cyangwa se baririmba. Amajwi rero aragenda akayahuza, akayayungurura, akayanyuza mu byuma bye by'umuziki, hanyuma akagenda agakuramo ijwi riyunguruye cyane ku buryo umuntu uri buryumve ari byumva ari akantu keza cyane. Urugero nk'iyi ndirimbo ya Gogo uyumvishe nawe wavuga ati indirimbo ntago ari y'Umunyarwanda kubera ibyuma bigiye bicuranze muri uwo muziki, injyana mbese iryoheye amatwi y'abantu. Nawe ushaka wagenda ukayiyumvira. Aya ni amashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu bakoresha TikTok bo ndakeka mwabibonye. Iri ni ishusho ndetse n'ijwi ririmo ibyuma byunguruye cyane. Amashusho rero yarakomeje kuvugisha abantu benshi cyane. Yaraye umwana wo muri Brazil witwa Ranovita wamaze kurebwa n'abasaga 4 miliyoni zose. Yakoze challenge y'iyi ndirimbo ya Gogo, yarakunzwe cyane nayo. Ariko ubu ngubu n'Umunyafurika y'Epfo ugezweho niwe utangiye kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, haba ku isi hose no mu gihugu cy'u Rwanda, muri Afurika y'Epfo. Abantu baki kugenda babivugaho cyane, bakavuga ati ariko ubundi uyu Munyarwandakazi ni bwoko ki, kare ko sikatari yaramenyekanye. Ariko Umunyarwanda yararibye aravuga ati inkoni hira igihe. Gogo rero indirimbo iri kuba challenge ku mbuga nkoranyambaga ku isi itandukanye,
bose bari kugenda bayikoraho challenge. Nguyu rero umunyarwandakazi uruvujijisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga muri 2025 na 2024 yarangiye. Umunyarwandakazi wacu rero Gogo, icyo twamwifuriza ni ishya n'ihirwe, agakomeza akagura umuziki we, agakorera indirimbo nyinshi, kandi tukamwifuriza n'amahirwe yo kuzajya zirebwa n'abantu batandukanye bo hanze y'igihugu cyacu, kuko bari kuzikoramo challenge. Igihugu cyacu kiri kwamamara ndetse nawe ubwo ari kwamamara. Ngiye mubanye muri iki kiganiro, nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro tuzajye dukora bize bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.